Hashize iminsi ikigo cy'imisoro n'amahoro gitangije ubukangurambaga bwo gukora ihererekanya ku binyabiziga ndetse no gutanga ku kigo cy'imisoro n'amahoro amakuru ku babuze abo bahererekanya nabo ibyo binyabiziga no gushyikiriza ikigo cy'imisoro n'amahoro ibirango by'ibinyabiziga bitagikora. Kugeza ubu umuntu ugurishije cyangwa utanze ikinyabiziga niwe ukikuraho mitasiyo akagihererekanya binyuze mu ikoranabuhanga. Muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku bisabwa kugira ngo umuntu akorerwe mitasiyo. Turanasubiza ibibazo abantu bamaze iminsi bibaza ku makuru bahaye ikigo cy'imisoro n'amahoro kubanze kubakorera mitasiyo, ababuze abo baguze nabo ndetse n'abatanze amakuru ku binyabiziga bitagikora byavuye mu muhanda. Hashize iminsi mike ikigo cy'imisoro n'amahoro ku bufatanye na polisi y'u Rwanda basohoye urutonde rwa mbere basaba abantu bose kwihutira gukora ihererekanya ryabo. Ubu noneho hamaze gusohoka urundi rutonde rwa kabiri, narwo ikigo cy'imisoro n'amahoro na polisi bahamagarira abantu bose barugaragaraho kwihutira gukora ihererekanya mu gihe cy'iminsi 30 uhereye igihe itangazo rimenyesha urwo rutonde risohokeye. Ese ni ryari habaho guhererekanya ibinyabiziga? Ni igihe mu by'ukuri habaye ubugure, warutunze ikinyabiziga urakigurishije, urashaka ko ukiguze akiyandikishaho. Ni igihe habaye impano, ni igihe habaye kuzungura, ni igihe habaye cyamunara cyangwa se ku mikirize y'urukiko. Ibyo byombi byose akaba ari byo bishobora gutuma ikinyabiziga kiva ku wari ugifite kikajya ku wundi. Iyo bimeze bityo rero hari ibisabwa kugira ngo iryo hererekanya mutungo ry'icyo kinyabiziga bibe byatunganywa cyangwa byakwemerwa. Ni igihe hagaragaye amasezerano agenga icyabaye muri ibyo ngibyo. Niba ari ubugure, ni amasezerano y'ubugure. Niba ari impano, ni amasezerano agaragara uwahaye n'uwakiriye. Niba ari cyamunara, ni amasezerano hagati y'uwagurishije cyamunara n'uwakiriye wa mutungo wawuguze. Niba ari imikirize y'urukiko, ni icyemezo cy'urukiko gikura ikinyabiziga ku muntu runaka kijya ku wundi. Ibyo ngibyo iyo bimaze kuboneka, ubwo ubifite kugira ngo ujye online usabe mitasiyo, hagomba kujyaho noneho indangamuntu, kopi z'indangamuntu uwaguze n'uwagurishije. Akaba hajyaho nanone, iyo cyane ari nko ku bugure, hagomba kujyaho na IBM, hakajyaho IBM igaragaza niba ari umuntu uri muri TVA, igaragaza TVA yaciwe. Niba ari umuntu usanzwe utanga inyungu, umusoro ku nyungu, hakaba haboneka indi nyemezabuguzi. Icyo gihe ibyo bintu ko ari bitatu ni ibintu by'ingenzi cyane, ariko bikongeraho ko na wa wundi mu by'ukuri waguze ashobora kuba afite tini. Icyo gihe iyo umaze gushyira ibyo bintu muri sisitemu ya RR, habaho rero gusuzuma, umukozi ubishinzwe agasuzuma bya bintu byose ko babishyizemo, akaba yakwemerera ya mitasiyo. Icyakora ibisabwa bigenda bihinduka bitewe n'impamvu y'ihererekanya ry'ikinyabiziga, kuko nk'abagura mu cyamunara kandi bakeneye ko bakorerwa mitasiyo y'ikinyabiziga, hari ibindi bisabwa. Akarusho ku bagura muri cyamunara ni uko ushobora kuyisaba ushyizemo ibintu byawe byose, kuko dokima uba uzifitiye. Icy'ingenzi gisabwa aha ngaha ni raporo ya cyamunara. Ikaba ari raporo iba yakozwe n'urwego rwakoresheje ya cyamunara. Hakabaho no kuba twareba agaciro cyamunara warishyuye. Icyo gihe muri raporo biba bigaragara ko n'ubwishyu twebwe tukitaho kubusuzuma ko wamaze kubukora. Icyo gihe byose nibyo, hakiyongeraho rero yarangamuntu yawe, tini ubuyisanganywe. Ubwo icy'ingenzi gikomeye kuri ibyo ngibyo ni raporo ya cyamunara n'ubwishyu bigaragazwa n'urwego rwateje cyamunara. Hari n'ubwo dusuzuma neza niba urwo rwego rwarihutiye kutumenyesha ko rwagurishije ikinyabiziga cyamunara, ko rusabira noneho uwakiguze kuba yahabwa uburenganzira kikamwandikaho. Iyo tubifite rero ubwo
irihuta procedure igahita ikomeza nk'uko byagenda ku muntu waguze mu buryo busanzwe cyangwa se wahawe impano. Hari abagaragaza ko bajya gukora mitasiyo bakabwirwa ko barimo umusoro bagomba kubanza kwishyura. Ibi rero birasanzwe kandi abantu bose basabwa ko ibinyabiziga bibandukurwaho ni ngombwa kubanza kureba ko nta myenda babirimo ikigo cy'imisoro n'amahoro mbere y'uko ikinyabiziga bakikuraho bagihererekanya n'abandi bantu. Abatunzi ibinyabiziga basobanura ko hari ingaruka zihari zo kudakora mitasiyo ngo ikinyabiziga kikwandukurweho cyangwa se kikwandikweho. Ingaruka ntago zabura ko igenda mu kinyabiziga ukagera nk'ikosa ukora bakakwandikira ntubasha kubona message. Ni ingaruka ni nyinshi nk'uko zagiza kitakwanditseho ugiye ibinyabiziga bayifungira nabwo usanga ari ingaruka kitakwanditseho. Ni byiza rero kuba muri yakendisha ikinyabiziga. Hari ukuntu usanga wenda na mugenzi wawe mwaguze hari wenda nawe ibindi binatarishyura wenda bitewe na business aba afite zitandukanye atarishyura bikakugora ko bagukorera mitasiyo mu gihe nawe atarishyura. Rero yego byambayeho ariko twarumvikanye naramuhamagaye gusa nabyo bitinza process. Ariko urumva ko ibyo nabyo ni ukubera ko nanjye natinze kuza gukora mitasiyo. Iyo nza kuba narayikoze mbere byakabaye kuba byarakemutse cyane cyane ko wenda iyo myenda ishobora kuba yaraje hagati aho nge naraguze imodoka nyifite. Ingaruka zirahari nyinshi cyane ariko ingaruka ziba kuri wa wundi uyifite ikinyabiziga. Ufite ikinyabiziga iyo kiguze hari igihe mu by'ukuri ushobora kuba wata carte jaune. Mu gihe wayitaye ingaruka zizakubaho uzajya kwidekara rute. Ntabwo wabona kwidekara ngo babone indi carte jaune kandi igihe wabuze carte jaune ntabwo assurance wakongera kuyigura. Niho handi bagufashe leta yagufata bavuga ati duha assurance ugasanga ntayo. Carte jaune nayo ntayo. Ugasanga rimwe na rimwe ushobora kwitwa ko uri umujura kandi ari kubera iki? Kubera ko ikinyabiziga kitakwanditseho. Ariko iyo kikwanditseho uragenda ugatanga tini namba yawe bakakurebera bakabaguha indi carte jaune shyashya. Abatarakora mitasiyo barakangurirwa kubikora hakiri kare kugira ngo birinde ingaruka zihari. Bantu mwese mutunzi ibinyabiziga bitabanditseho namwe mufite ibibanditseho ariko byavuye mu muhanda nimwihutire gukemura ibyo bibazo kuko nyuma y'igihe cyagenwe amategeko azakurikizwa. Nk'uko mu minsi ishize twigeze kuba turimo gukangurira abantu kuza kumenyekanisha ibinyabiziga byavuye mu muhanda bitagikora bikandukurwa. Niko na n'ubu duhamagarira abantu kuba bakwihutira gukora ihererekanyamutungo kugira ngo ikinyabiziga aho kiri mu muhanda kiba gifite nyiracyo ucyanditsweho ugitunze unagitwara ugifiteho inshingano ku birebana n'amategeko cyane cyane n'ay'imisoro. Ibi ngibi byombi uko ari bibiri ni imirimo iteganyijwe kugira ngo yorohereze abantu. Turi kubikora dushizemo imbaraga nyinshi. Turabasaba ko mwakwihutira kuza ndavuga abatunze ibinyabiziga gukora ihererekanyamutungo cyane cyane ku binyabiziga mutunze bicyanditse ku babibagurishijeho. Umuntu uri kuri izo ntonde ikigo cy'imisoro na polisi y'u Rwanda basohora uzaba atarakorera ihererekanya uweguriwe ikinyabiziga cyangwa se uwahawe ikinyabiziga mitasiyo mu gihe giteganijwe ugitunze azacyandikwaho hakurikijwe amakuru n'ibimenyetso byagaragarijwe ikigo cy'imisoro n'amahoro kuko hari abantu batunze ibinyabiziga ariko bashatse abo babiguze cyangwa ababibahaye ngo bakorane mitasiyo bakaba barababuze. Ku rundi ruhande uwaguze uzaba ataremera kwakira ihererekanya mu gihe giteganyijwe icyo kinyabiziga kizahagarikwa mu muhanda kugeza igihe ihererekanya ribereyeho cyangwa ibindi biteganywa n'amategeko byubahirizwe. Mwakurikiye ko ikigo cy'imisoro n'amahoro na polisi batangiye gusubiza abibaza iherezo ry'amakuru bahaye ikigo cy'imisoro n'amahoro ku ihererekanya ry'ibinyabiziga ryananiranye. Namwe mu gifite ibibazo nk'ibyo twakurikiye muri iki kiganiro muragirwa inama yo gutanga amakuru ku kigo cy'imisoro n'amahoro munyuze kuri website yacyo ariyo wa@rra.gov.rw. Abakeneye ibindi bisobanuro mushobora kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004.